Muraho neza abakunzi bacu baradukurikiye umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tutuje kosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje kosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni cyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira karere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza aho wabrose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626 tukwigishe ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. B. Inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. C. Umuhanda utaringaniye. D. Umuhanda wangijwe n'isuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyuko amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A. Uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Kino cyapa iyo kibonye turebeye kwa bino birango bisa nkaho hari imodoka yari iri guhanuka iri kugwa mu mazi, ko tuno turongo dutatu ni imivumba y'amazi. Kino cyapa rero bakunda kugishyiraho akenshi ugiye kugira ahantu ku nkombe z'ikiyaga cyangwa ugiye kugera ku mwaro cyangwa hegereye icyome. Ukibuka ko bino byapa biburira bishyirwa mu ntera hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Ni ukuvuga ngo niba ari kuvuga ko ugiye guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegera icyome, kino cyapa uzakibona mbere kugira ngo kikuburire icyago hakiri kare. Ndizera ko waramustamo A, ndizera ko waramuskandika wa papuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari bwawo utuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo ukomeze urugendo. Ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwaho imirimo irangirira mu ruhande rugenderwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira. Hari imirimo iri gukorwa, wenda se ni igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, cyangwa se ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga. Ahategetswe kunyurwa bashyiraho ikimenyetso kirangwa n'amabara sate. A. Ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. B. Umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. C. Umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'ibara ryera n'ikirango mu ibara ry'umutuku n'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A. Ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Bari babitubwiye mu kibazo baratubwira ngo ahategetswe kunyurwa, ahategetswe kunyurwa birumvikana bazakoresha ibyapa bitegeka bakubwira ngo ahari gukorerwa imirimo, icyerekezo gitegetswe komeza imbere gusa, komeza iburyo gusa, komeza ibumoso gusa bitewe n'ahantu bashaka kunyura. Birabya ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Ndizera ko waramustamo A, ndizera ko waramuskandika wa papuro. Tarawahisemo ndizera ko icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ukeneye kode mbwira karere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, umbwira ubwoko bwa kode ukeneye mufatire kode aho wabrose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe, aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali turakwigisha iminsi mike kajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda.
waba ukeneye ko tukwigisha mu buryo bwa online, uri hafi ufite akazi katakunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa ukaba uri kure, turakwigisha mu gihe gito ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda mu ndimi zose, Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugenda mu cyambu cyangwa rero twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626, ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera ku cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Kiba giteye ku buhe buryo? A, ishusho mpande eshatu, ubuso bw'ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umukara. B, ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. C, ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, ishusho ni mpande enye, ubuso bw'ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Urabona ko ibyapa ukunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo, haba mu buryo bw'amashusho. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebira video nagukoreye amakwata n'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Iyo ubonye utari kuyibona, nyandikira kuri WhatsApp, nimero zanjye mba nazibahaye, nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Kibazo cya kane kikabaza ngo amatara ndanga mbere na ndanga nyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari, habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Ayo matara arangwa n'amabara asate: A, umweru cyangwa umuhondo imbere, B, umutuku cyangwa umuhondo inyuma. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Aho ni kuri D. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Muzabirebe amatara y'ikinyabiziga ayimbere aba ari umweru cyangwa umuhondo, mu gihe inyuma batukura cyangwa ari umuhondo. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko ku kibazo cyacu baduhamo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona no matara ndangaburumbarare mu ntera ingana iki? A, metero 50 nibura, B, metero 100, C, metero 150, D, metero 200 nibura. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, metero 200 nibura. Amatara ndangaburumbarare abagomba kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri muri metero 200 nibura nijoro igihe ijuru rikeye. Iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibudize kirimo, nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. Hari abantu bahita bagira ngo ni saa 11:45 bugiye gucya. Oya, noneho amatara ndangacyerekezo agaragarira muri metero 150, amatara yo kubisikana muri metero 40. Ibyo mbikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini urakora mu kanya, uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Kibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru, nta kirango.
kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Tanga inzira. B. Icyago. C. Icyerekezo kimwe. D. Ntihanyurwa. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano icyo cyukuri nta kindi ni A. Tanga inzira. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye uba ugomba guha inzira ibindi binyabiziga. Noneho hari ubundi buryo bakibazamo, bashobora kukubaza ngo iki cyapa gisobanura iki mu nkomane. Mu nkomane ni ahantu hahuriye imihanda, ho uzatanga inzira ku binyabiziga biri kugenda mu muhanda munini uri kwegera cyangwa umuhanda munini ugiye kwinjiramo. Biriya binyabiziga ugiye gusa kwinjirana mu muhanda ugomba kuzabanza ukabiha inzira. None bashobora kukubaza ngo iki cyapa gisobanura iki, aho banyura bazengurutse bakaguhereza kino cyapa. Kubera ko iyo tugeze hari abanyura bazengurutse twinjirira iburyo, ibinyabiziga biri ibumoso bwacu ni bya binyabiziga biba byadutanze kuhazenguruka. Rero utanga inzira ku binyabiziga biri ibumoso bwawe iyo wakojeje ngo iki cyapa gisobanura iki, aho banyura bazengurutse. Bakikubaza ngo iki cyapa gisobanura iki, nta kindi kintu barengejeho, kamenya ko urahitamo A ivuga ngo tanga inzira. Ndizera ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro, tari wahisemo. Ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo igihe za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zihagaze kugira ngo zibafate cyangwa bavemo, uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A. Kuvuza ihoni ugakomeza. B. Gukomeza ugabanyije umuvuduko n'ubwitonzi kuko bishoboka ko abanyeshuri bakwambuka umuhanda bitunguranye. C. Nta bwitonzi budasanzwe bukenewe. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano icyo cyukuri nta kindi ni B. Gukomeza ugabanyije umuvuduko n'ubwitonzi kuko bishoboka ko abanyeshuri bakwambuka bitunguranye. Ntabwo uhagarara inyuma yayo, oya, ahubwo urakomeza ariko ukagabanya umuvuduko kugira ngo umunyeshuri ubwo araba agiye mu muhanda bitunguranye uhagarare utamuteje ibyago. Ndizera ko waramusitamo B. Gukomeza ugabanyije umuvuduko n'ubwitonzi kuko bishoboka ko abanyeshuri bakwambuka umuhanda bitunguranye. Ndizera ko waramusikandika ku papuro, tari wahisemo. Ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya munani kikabaza ngo igihe imodoka iparitse ku nkengero z'umuhanda mu gihe cy'ijoro biba bigomba kuba bimeze bite? A. Imodoka igomba kuba ifunze. B. Umuntu ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agomba kuba yicaye mu mwanya w'umuyobozi. C. Amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano icyo cyukuri nta kindi ni C. Amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka. Kubera iki? Niba uparitse ikinyabiziga cyawe ku nkengero z'umuhanda, impande y'umuhanda, amatara yo guhagarara umwanya munini agomba kuguma yaka kugira ngo abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bagusanga bamenye ko ubabereye imbogamizi, bamenye ko bagomba kwitonda. Niyo mpamvu ugomba kureka amatara yo guhagarara umwanya munini akaguma yaka. Ndizera ko waramusitamo C. Ndizera ko waramusikandika ku papuro, utari wahisemo. Ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya cyenda kikabaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. Kiba gifite amabara asate. A. Ubuso ni umweru. B. Ikirango ni umutuku n'umukara. C. Ikirango ni umweru n'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano icyo cyukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kiriya cyapa kivuga ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere.
wowe uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe. Kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Hari ahantu ubonye handitse ngo ubururu, umweru n'umutuku? Ntaho. Niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ikindi gishobora kukwereka ko impamvu urahitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo, bavuze ku buso gusa kandi bari bakubajije amabara y'icyapa cyo yose. B bavuga ku kirango gusa, C bavuga ku kirango gusa. Niyo nayo yaba impamvu twahitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Icyo cyapa kiba gifite amabara atatu ariyo ubururu, umweru n'umutuku. Ndizera ko uramusamo D, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Ayo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. B yo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, na B iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora, bikaba ari ibisubizo bya nyabyo. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri mwa bino bisubizo bine baduhaye ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari ngo kigaragaze ese ninde uratambuka mbere, ese ninde uratanga inzira, rino tegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rihita rikurikizwa. Cyangwa se mugeze hari ibimenyetso bimurika, aho biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi, ugasanga bitari gukora, naho hahita hakurikizwa rino tegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, nkufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu ndimi zarizo zose ukeneye kwiga, turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online. Wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo muri ibi byapa bikurikirana icyo cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye. Tegereze neza bino byapa bine dufite. Ese ni icyapa B6 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku? Ese ni icyapa A19 gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara? Ese ni icyapa B3 gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo nta kirango? Cyangwa ni icyapa A22A gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara? N'ubundi hasi nibyo batubajije. A icyapa B6 ndakeka ko uri kukibona. B icyapa A19 ndakeka ko uri kukibona. C icyapa B3 ndakeka ko uri kukibona. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo icyapa A22A ndakeka ko nacyo uri kukibona. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A icyapa B6. Kino cyapa B6 nicyo kigaragaza ko umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye ari uratambuka mbere. Turebeye ku birango, iyo turi kugenda mu muhanda tugendera mu ruhande rw'iburyo, none agafresh kari iburyo kari mu mweru, uri mu mutuku uza gusanga agomba kuguhinzira, wowe uri mu mweru ugatambuka mbere. Niyo mpamvu duhisemo A, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha ni nuwuhe? A kilometero 50, B kilometero 40, C kilometero 30, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugitamo.
ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni a kilometero 50 ahatari munsi siro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri musa aba ari kilometero 50. Noneho kwa zira modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu saha. Noneho kwa ari amavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu saha. Noneho ipikipiki yo nta mategeko ahugabanya aba ari kilometero 80 mu saha. Noneho kwa zira modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25 mu saha. Ibyo ni ibibazo babazaho bikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya bifiteho amakuru y'itubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo birabujwe guhagarara kanya kanini ahakurikira hehe: A mu duhanda tw'amagare, B mu duhanda twagenewe velomoteri, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Guparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini mu duhanda twagenewe amagare no mu duhanda twagenewe velomoteri biba byabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, niyo mpamvu biba bibujijwe. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibintu bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200 ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Iyo bavuze inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga umuhanda, bitagishoboka kubona neza muri metero 200 wenda se ni gihe cy'imvura, hari ibihu byinshi cyangwa se ni gihe cy'izuba hari umucucu mwinshi, bigaragazwa kuwe buryo. A inyuma na amatara abiri atukura, B iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumba risa n'icunga rishije cyangwa ry'umuhondo. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari izo cy'ukuri na B ikaba ari izo cyanya cyo aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Inyuma na amatara abiri atukura, ariko iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa se y'imitwaro bashyiraho itara ndangaburumbarare risa n'icunga rishije cyangwa se itara ndangaburumbarare risa umuhondo. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Tarabahisemo ndizera ko ikibazo kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera udacagaguye ugaragaza inkombe mimbano z'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Kiba kigenewe iki gice: A guhagararwamo umwanya muto gusa, B guhagararwamo umwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombeje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kino gice bari kuvuga ni iriya parikingi. Iriya parikingi ikinyabiziga kiba gishobora guhagararamo umwanya muto n'umunini, ariko twakagombye guhitamo B, ariko kuri B barengejeho ibindi bintu. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini urakora mu kanya kibazo neza kiraba kibajije gutya, ariko kuri B bavuge ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini barekeraho, urahita uhitamo B. Ariko niba guhagararwamo umwanya muto n'umunini ngo ndetse no ku mihanda irombeje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka
uhita uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko baramutse bagihinduye urahita ugikora, kubera ko mbabikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo bifite amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujwe cyane cyane aha hakurikira. Ikinyabiziga kiba cyahagarara ahantu umunsi wose cyangwa ijoro ryose, ariko aha hakurikiraho ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya muto n'umunini. Hehe? Ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. Umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo umaze kwinjiramo ntabwo uba wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ariko nawe mu gihe uri kugendamo nta kinyabiziga mwigera muhura kubera ko habanyurwamo mu cyerekezo kimwe. Ikindi iriya mirongo yo hagati ntabwo iba irimo kubera ko nyine habagendwamo mu cyerekezo kimwe. B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. C, ku mihanda ibisikanirwamo iyo ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bibisikana butagifite metero 12. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Bishatse kuvuga iki? Niba uri kugenda mu muhanda ugakenera guparika ikinyabiziga cyawe mwanya muto cyangwa munini, n'ubundi uparika ikinyabiziga cyawe kwiriya parikingi iba iri mu ruhande urimo. Urabizi niba tugendera mu ruhande rw'iburyo hari parikingi ziba ziri mu ruhande rw'iburyo n'iziri mu ruhande rw'ibumoso, ariko kubera ko tuba turi kugendera iburyo tuzaparika ikinyabiziga cyacu mwira parikingi iri mu ruhande rw'iburyo. Rero ubu bujijwe kuva mu ruhande rw'iburyo ngo wambuke umuhanda ujye guparika muri parikingi iri ibumoso, kubera ko ibumoso haparikwamo n'izindi modoka ziri kuza zigusanga ziri guturuka mu kindi cyerekezo. Rero uba bujijwe kujya guparikayo. Niyo mpamvu bavuze ngo mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo amatara ndanga mbere n'aya ndanga nyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Abashaka gusimburwa n'aya matara: A, amatara magufi; B, amatara ndangaburumbarare; C, amatara yo guhagarara umwanya munini; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, amatara yo guhagarara umwanya munini. N'ubundi bari babitubwiye mu kibazo ngo iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa umwanya munini mu nsisiro bibangikanye, n'ubundi bigomba kugaragazwa n'ari amatara yo guhagarara umwanya munini. Ndizera ko ramutamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo urimo kugenda mu nzira nyabagendwa ni gute wanyura ku muyobozi w'igare? Uri kugenda mu muhanda ese ni gute wadepasa umunyegare? A, kuvuza ihoni mu gihe umunyuraho; B, kumunyuraho umwegereye; C, gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho; D, kugabanya umuvuduko mbere yuko umunyuraho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho mu gihe uri kunyura ku munyegare, kubera ko rabizi igare nta moteri rigira. Ugomba gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho kugira ngo utamuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba gusiga umwanya uhagije mu gihe muri kunyura ku muyobozi w'igare. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Tarahisemo ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ni iki wakora igihe utabona neza usubira inyuma? Utwaye rukururana uri gusubira inyuma ariko
ntabwo uri kuhareba neza. Uba ugomba gukora iki? Kumanura ikirahuri cy'imodoka urebe inyuma, gufungura umuryango w'imodoka ureba inyuma, gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora, gukoresha akareba nyuma kakwegereye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hanze cyukuri nta kindi ni gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. Ushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora mu gihe uri gusubira inyuma ariko utari kuhareba neza. Kandi ibi bintu mujya mubibona, ukabona niba umuntu atwaye rukururana ari gusubira inyuma kubera ko atari kuhareba neza, umuntu ari hanze y'ikinyabiziga ari kugera amubwira ati komeza imbere, igira imbere gato, garuka inyuma, kata ibumoso, garuka iburyo gato, hagarara wahageze. Uwo muntu we ari hanze y'ikinyabiziga. Rero nawe mu gihe uri gusubira inyuma utari kuhabona neza, ugomba gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. Ndizera ko waramutse, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo aha ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ashaka kujya iburyo. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ushaka gukatira hara mwarira koni hano bashyizaga fresh k'umutuku, ese wakora iki? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. Gukomeza hagati y'abanyamaguru babiri, kuvuza ihoni akongera umuvuduko, guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka, reka umunyamaguru umwe atambuke ubone umwanya wo gutambuka. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka. Ubundi umuyobozi w'ikinyabiziga ntabwo aba agomba gutanguranwa n'abanyamaguru, ugomba kureka abanyamaguru bakabanza bakambuka. Turebeye kwa ino shusho dufite, uri mu muhanda munini ugiye gukatira mwabona umuhanda uri iburyo, ariko hakurya yaho hari umunyamaguru ugiye kuambuka, no hakuno hari umunyamaguru ushaka kuambuka ugiye kubacamo hagati. Uzabanza ubareke bamanze bambuke, nibamara kwambuka ubone gukata kuri muhanda uri iburyo kugira ngo utabateza ibyago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda, ugahagarara ukareka abanyamaguru bakambuka. Ndizera ko waramutse, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose kizeho. Ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ubwira ubwoko bwa kode ukeneye, mufatire kode aho waba urose mu gihugu, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa se ku ruhushya rw'agateganyo. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe, uri mu mujyi wa Kigali turakwigisha mu minsi mike, kajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Waba ukeneye ko twigisha online uri kure cyangwa ukaba uri hafi ariko ufite nk'akazi katakuna uze twigane mu ishuri, tukakwigisha naho mu minsi mike ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha iyo nimero tuyikwigisha nugerwaho ntizakubera imbogamizi. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.